nkajya gukoresha siporo iyo ngize ubwo bagiye kuvuga ijambo imbere y'abantu nshaka ikindi kintu kireye imbaraga zanjye like a lightning rod. Exactly. kugira ngo kindangaze icyo nkora mfata zino paper clip nshira mu nabo bantu ubuzima bwabo yabonye umugore uri hano namubwiza ukuri umukatira ubona ari kubyiyumva amahobwo kurusha bari abantu bakunda umuntu babwiza ukuri urashaka nduze ukubeshya beshya ngo nuko uri umuntu ukomeye uyu ni umuyobozi ukomeye abamenyereye abantu bamubwira ibintu ashaka kumva gusa. I'll make you a deal, Wonder Man. You want me at the benefit tomorrow night, then get her to go. And I swear to God, I'll shake anybody. Tege kwa Maddox nzavugira ijambo ryiza rizatuma abantu basara bakantora ariko nawe uri amugoro uko ushoboye azaba hari azazi sawa mu gushakira zahaza. Wumve ejo hari ikirori kizabera ngo Maddox abantu kwa Maddox abantu bazaba bari kuvuga amajambo bari kwiyamamariza kuba senateri atura mugoro abaye hari nakora ibintu byanje neza kana kaje kuryama kana kakuze gakina film ubu na gastar kari muri 30 going on. We need to be extra careful. Wamwane tugomba kujya twigengesera. No coming up in the elevator to see me and no uzongere kuzamuka muri essence rushe kundeba uzongere no gura nuriya mugabo Chris Marshall twihishe see him. No mubona I'll make like a baby and head out first. Sajya nihisha tambona. Thank you. Sawa. Go to bed. Sayibonye ba umwana yabonye bari kubwira tura mugabo twaramubeshye anamubeshye no kira hotel bayivuyemo ari korara mu yindi hotel kumwihisha mpaka batazongera no guhura nawe. The Chinese delegation will be checking into the Lexington suite. Will Lexington suite haraza kwinjira. Television channel needs to be set to one of the three. Delegation y'abashinwa bari buze kwarara uyita yihisha batamubona. Those have requested an early. Nambwire. Uyarihisha baramuza abakozi bagenzi be ko yabeshe umunyepolitike. Mr. Newman. What are they doing? Uyarihisha. Serious? No. Calm down. Tuza nagakuba. Find that girl. Children. Umva uwo mukobwa mu mudushakire boss wanjye aramushaka wararaga hano w'umukiriya witwa gutya na gutya. Kumbe ni hararaga rahakoro. Very much. That will be all. Sawa murakoze byari ibyo. Bebe. Uyita kururuyo. Ni manager. Film. Azano Yohana. Yeah. Noneho. Are you truly interested? Yes, urifuza. Uri amwanya w'ubuyobozi wo kuba manager ho hejuru. Yego. And I suggest rero iri joro ugenda uhure n'uyu mugabo. Sibyo uyu munyepolitike wabeshye. Uhure bite munarangizanya umubano musezereho burundu mubwira ko mutazongera kubonana aho kugira ngo ajye hora guhiga. Sibyo? To make your own rules. No tegereze nawe igihe uzabera manager basi ugushyira amategeko yawe ariko bamenye ko ukiri umukozi ukora uri kugenda ukinisha abakiriya byakugora kugira ngo uzabe manager. Inama yamugiriye ati genda ure n'uyu munyepolitike gwa invitation kugira ngo ukomeze guhiga hirya no hino azanamenye ko uri umukozi wa hano ukoropa muhure bwanyu mu mufero mubeshye we
What happened? bigenze bite rero duhamazimwe Right? Yeah, if I break it off. urazi uzamanage ngenda gatandukana n'uyu mugabo tugatandukana burundu nkamubwira ko atazongera kumiga You don't get it. You know, none of you get it. There was just something. mwe ntabwo muri kubyumva Yeah, it's called money. uriya mugabo ntagasanzwe Call- ibintu badafite adasanzwe n'amafaranga n'urukundo We connected, you know? njye nawe twarahuje ukuntu Felt it. Ty felt it too. ndetse n'umwana wanjye barahuza Right? You are not in love with this. ntabwo uri mu rukundo He's not in love with you. nawe ntabwo ari mu rukundo rwawe Affiliations or loyalties. You're from two different worlds. mwembi muturuka mu masabiro atandukanye ntabwo yagukunda Me nawe mwikuremo ahubwo ni amafaranga Come on, Mavis. umukobwa aravuga ati njye naramwishimiye You could be manager akanya kari kose waba manager mugakundana mugakomezanya out there. byibura twese abakozi dufite mugenzi wacu twababaranye wazamutse mu nzego I don't have anything to wear today. nta nubwo mfite ikintu ndi bwambare ngo njye guhura n'uriya munyepolitiki yitwa Chris You know. oya twande dukora muri hoteli wabura si imyenda gute n'abakiriya barara hano For businesses to get us big fat raises. we wibuke gusa ko nuba manager ikintu cya mbere ugomba gukora ari ukubatubwira bakatwongeza umushahara na cerebura n'abakozi katurori kagiye kujya guhura n'uriya mugabo musezereho batandukane burundu agaruke mu kazi ke k'ubupuranto nimba ari no gukoropa uriya mugabo ku buryo atazongera kumuhiga sawa So what am I doing? This is akora iki hano